akavuga ati gitumye abana banjye bamera gutya ni ubujiji bwa bw'uburoko ruhoramo. Ubu igitumye aba bana banjye banywa urumogi, igitumye abana banjye bananirana babindaya ni wowe. Hari n'abahita batingo kavuga ati ngewe sinarugumamo anyiciye n'abana. Birahari rwose. None ugasanga ufite agahinda kawe bwite, ufite n'agahinda k'uwo mu bantu kuzengereje. Umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko noneho rambura ukuboko kwawe ukore ku magufwa ye. Noneho tugiye kureba rero ku rugamba nkuru nguru Satani yahagurukije ku muntu w'Imana, umuntu uri guca mu bibazo nk'ibi biri guturuka kuri Satani. Yego. None yarurwana gute kugira ngo aruneshe? Reka nongere ngusuhuze cyane udahema kurikira ibiganiro byacu tukugezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Turi kuyoboka Mana TV, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Muri kumwe na BKM, ndagusoje uri kureba ikiganiro mu mujyi wa Kigali mu ntara y'Uburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru n'iburasira bwaryo. Mwese Imana ibahe umugisha, tutibagiwe n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, haba muri East Africa, mu bihugu duhana imbibi, muri Afrika yo hagati, twambuka tujye muri Amerika, tujye muri Aziya, Oceania n'Uburayi. Ahantu hose uherereye uri gukurikira kino kiganiro, ikintu cyo ngusezeranije nuko ntagupfunyikira amazi, ahubwo ugifite umugisha kuba ugiye kureba kino kiganiro, kuko ni icy'umugisha, ni imbuzi, ni ubutumwa. Nutaza rero kurangara uraza guhererwa umugisha hamwe natwe. Ibiganiro byacu rero tugenda tubazana abantu b'Imana batandukanye kugira ngo baze batuganirize biturutse ku nsanganyamatsiko tuba twateguye cyangwa ubutumwa Imana baye bagomba kugeza ku itorero. Uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, ntabwo ari bwo bwa mbere aje hano. Murabizi ko twabanye n'ubundi mu kiganiro cy'ubwashize, ubwo twarimo tuganira cyangwa se tuvuga ku bijyanye n'ibihe itorero rya Kristo rihagazemo, icyo twakora dutanga imbuzi. Ni ikiganiro cyabashimishije muri benshi, ariko kandi iki ni igice cya kabiri aho tugiye kuganira noneho n'ubundi ku nsanganyamatsiko nza kubabwira mu kanya twamaze kumwakira. Amakuru ni meza. Nari mvuze menshi. ntabwo ari menshi, kuko ijambo vuze hari n'uwaryumva burya rikamukiza. Harimo n'uwaryumva rikamukiza. Yego. Niko bimeze ko burya ngo nta jambo rigomba gutakarira ubusa ry'umukozi w'Imana. Yego rwose. Cyangwa ry'umukiranutsi. Kuko akanwa k'umukozi w'Imana gahesha umugisha. Nanjye ndinginga Imana muri iki kiganiro hagira umuntu ururimi rwanjye ruza guhindurira ubuzima. Amen. Yes, nitwa BKM, wowe? Nanjye nitwa Nshimiyimana Gedewo. Yego. Ya Gedewo, turongera turakwishimiye kandi ikaze yo twamaze kuyigwa kuyoboka Mana TV. Murakoze cyane, kandi reka nisuriza abakunzi biyoboka Mana rwose bagubwe neza, ndabasuhuje kandi ndabakunda cyane. Ese urebye wenda feedback, ubutumwa bwizo utambutsa hano kuyoboka Mana TV, birimo ihe nyungu yo kwishimirwa nkawe uba wabuvuze? Nishimira cyane ko nyuma y'ibiganiro tugenda tugira kuyoboka Mana, tubona abantu baduhamagara bakeneye ko dusenga, bakeneye kwatura ibyaha no kuba bagirwa inama. Tukabona abantu benshi bakeneye donc gusohoka mu buzima bw'akazitiro bari barimo, tufatikanije nabo mu gusenga. Ibyo biranezeza cyane. Biranezeza, kandi reka nanashimira abo bantu batera iyo ntambwe. Tunabwire n'abandi nabo bareba gusa bakabyihorera, tubabwire ngo burya muri runo rugendo abantu bagenda bunganirana, bafatana amaboko. Birashoboka rero ko ushobora kubireba yendeje ukibaza tese byagenda bite. Nukuri haba BKM, haba nge, ndetse n'ubuyobozi bw'iyobokamana duhari ku bwanyu. Karibu rwose. Icyo tubereyeho ni kimwe, no kugira ngo dufatikanye muri runo rugendo rujya mu ijuru. Yego. Wowe ntabwo uri muri babandi babanza guca amafaranga mbere yo gusengera umuntu, hatazajya bagira ubwoba bwo kukwandikira. Ntabwo nca abantu amafaranga rwose, kuko ngewe nahamagariwe inyigisho z'ubutumwa bwiza, kandi mu by'ukuri pe numva ari Imana yanshyize ku mutima. Ngize umugisha ngewe nakwakira umuntu wihana ibyaha, ntabwo
umuntu ihana ibyaha rero akwiye kuba yaratanze amafaranga. Ntibagiwe ko n'abantu babuze aho bihanira, kuko abantu bagiye bababwira ngo kugira ngo ubabarirwe no kutanga igitambo runaka nuko wihana, nuko umpa amafaranga runaka. Ni ukuri igitambo cyatambwe ni kimwe ni Kristo, icyo nicyo cyonyine ukwiye kureba. Yego. Nzira tumusaraba, umusaraba ni wo kwiratwa muri byose. Amen. Uraza udusengera Imana rero kugira ngo twinjire mu nsanganyamatsiko y'umunsi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza wo gukurikira ijambo ry'Imana, kandi mwene data mushiki wanjye ukurikiranye iri jambo ry'Imana ababaye, reka abone ihumure ahabwa n'Imana kandi atabarwe, ubutabazi bw'Imana bumwegere. Ukurikiranye ijambo ryawe Kristo afite agahangayiko n'ibindi bimugoye mu buzima arimo, yakira ubudahangarwa bw'Imana bumwegere, uwishimye kandi anezerewe mubere mu ruhande, kugira ngo umwanzi Satani atavanga ibyitwa ibirori akabivanga n'ibyago n'amarira. Twebwe twese rero reka duhabwe umugisha kubw'ijambo ry'Imana, ubane natwe muri iki kiganiro kubw'izina rya Yesu. Amen. Yes, Imana iguhe umugisha cyane. Hari ikiganiro twagiranye ubwashize tubwira abantu ko tuzabagezaho ibice bibiri bisigaye byacyo, ariko ntabwo ari byo tuje kubagezaho. Tuje kubagezaho kimwe muri ibyo bice bibiri byari bisigaye. Turi kuvuga ku ntambara cyangwa se ku rugamba rw'umwuka. Intambara y'umwuka, intambara y'umukiranutsi. Tubona ko hari ubwoko butatu bw'intambara zitandukanye. Ariko tukiraho, ese episode ya mbere abantu bayakiriye gute? Ni iki kiri mu bantu nyuma y'uko dusohoye kiriya kiganiro? Reka mbashimire cyane pe, reka mbashimire. Bagerageje kumbwira, bamwe baranshima, abandi barampamagara turasengana, abandi ngenda mbona ko mu by'ukuri batumva ijambo ry'Imana ngo barisigaho baryumviye, ahubwo bazirikana ijambo ry'Imana no gukora ibyaryo. Kandi ndashimira Imana ko rwose kugeza ubu hari abantu rwose bashima Imana ku gakira kiganiro. N'ubundi bahoraga bambaza ngo ni ryari. Imana rishimwe ko noneho bakibonye igice cya kabiri. Ni byiza cyane. Reka rero tubangure, dukubite tubangura, turebe noneho ubwashize twaganiriye ku ntambara y'umukristo ariko yaturutse ku Mana. Tuvuga ko uyu munsi tuza kuganira noneho ku ntambara cyangwa ku bigeragezo, ku rugamba rwaturutse kuri Satani. Yego. Ni iki noneho utangariza abantu? Urakoze cyane. Reka nkoresha ijambo ry'Imana, nsome ijambo ry'Imana kugira ngo mbone uburyo bwo kugira ikindi navuga. Dusanga mu gitabo cya Yobu igice cya mbere umurongo wa 6, ndamanuka ngeze ku wa 12. Haranditse ngo umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze, wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye aragwira mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani ahera ko ava imbere y'Uwiteka. Kugira ngo ngire ikindi mvuga, reka nshyireho n'igice cya 2 umurongo wa 1 naho ndagira hepfo gatoya. Haranditse ngo undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani ashengeranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka abaza Satani ati aho witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ari umukiranutsi utunganye wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Yakomeje gukiranuka kwe n'ubu, nubwo wanteye kumugirira nabi nkamuhora agatsi. Maze Satani asubiza Uwiteka ati umubiri uhorerwa umubiri, ndetse ibyo umuntu atunze byose yabitanga ngo abicunguze ubugingo bwe. Ariko noneho rambura ukuboko kwawe
ukore ku magufwa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Uwiteka abwira Satani ati dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. Imana itugire neza. Igikomeye cyane nshaka kuvuga nonaha kuri iyi ntambara tugezeho ya kabiri ari intambara yaturutse kuri Satani. Ndashaka kubanza kubwira abantu ahantu ituruka. Iyi ntambara ituruka he? Ndaza kuhavuga nshingiye kuri rino jambo. Ituruka ahantu habiri. Ahambere ituruka ku kuba Imana yakwirase, kwiratwa n'Imana, kuba umuntu Imana ishobora kwirata, ubwabyo bigukururira intambara ya Satani. Yego. Ndashaka kubwira abantu, babwire ngo iki ni ikintu abantu kandi babuze, kugira ubwo Imana ikumenyaho ibintu yakwirataho, ikavuga ngo wabonye uburyo bikemu yita ku mfubyi, kwiratwa n'Imana. Yego. Kandi icya kabiri, iyi titire yahansomye hambere, aravuga ngo Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Umva nituruka, ni Satani nawe ubuje guhinyuza none bwa bukiranutsi bwawe. Icya mbere Imana yakurase, icya kabiri Satani nawe uje guhinyuza. Ngiyi ntambara, ngiki ni ikintu tugiye kugirana uko giteye. Amen. Tugiye kukirebera aho mbi rero. Yego. Twibukiranye ikintu gikomeye, nta ntambara Satani yagukereyaho wenyine Imana itayifite mu kuboko. Yego. Reka manze mvuga ko kantu. Ntabwo Satani afite ubushobozi ku mukiranutsi w'Imana. Yego. Kumuhagurutsaho intambara iyo ari yo yose hatabaye mu kuboko kw'Imana. Yego. Ni nayo mpamvu Bibiliya yavuze neza, iravuga ngo nta kigeragezo kitari rusange ku bantu. Iravuga ngo ndetse niyo kije ngo Imana irabanza ikagishyira ku munzani. Umva icyo kintu. Yego. Ngo ikareba, ngo yarangiza akaba ari yakirekura. Yobu byari bihagije gusa ko Satani akimara kumva Imana imurase, yari bugenda agakora ibyo ashaka kuri we. Ariko byasabye ko abanza gukora negociation. Umva iyi ntambara rero ahantu ibera ikibazo. Satani amubwira ati se ugira ngo akubahira ubusa? Umva hano intambara Satani hera. Yego. Ati wamuhaye gutunga aratunganirwa. Yego. Ubu dufite ikibazo. Ati nanjye ndi nka Yobu. Nanjye nakubaha burya. Yego. Wamuhaye gutunga aratunganirwa. Umva hano hambere Satani arasa mu byo utunze. Umva intambara ahantu ibereye mbi. Yego. Arasa mu mugisha Imana yashyize mu biganza byawe. True. Akaza kurasa kuri rya jambo Imana yavuze ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazaba batunzwe n'imirimo y'amaboko yabo. Umva intambara rero ya Satani yo iraza igahera kuri rya jambo, ukajya ukora ukaruhira ubusa. Ahantu mwumve cyane, ukajya ukora kuko ari cyo ashaka kugucungiraho, ngo uzajye uvuga ngo ubuse ngo biraye ntibeshya, ubuse ngo uwe neza kandi nkora. Umva itonde gato, itonde. Yego. Imana yakugiriye icyizere, arakanjaka kubwira. Yabonye ko ari wowe wabicamo ukabicanamo gukiranuka. Yego. Yabonye ko Imana ari wowe yagerageresha kuba kuri uwo mushahara uriho none. Yego. Cyangwa kubaho nta n'uwo ufite utunzwe na manu. Yego. Ariko ukabibamo ukiranuka. Icyo cyizere Imana yagifite, niyo mpamvu uyu munsi wa none yemeye ko bikugeraho. Yego. Kubyemera kwayo bingana n'icyizere Imana igufitiye. Très bien. Imana itugire neza. Amen. Ndashaka kubwira ikintu. Satani yararebye abona ko yabanza gutegera ku butunzi. Aho niho hambere Satani atera ibuye. Ku butunzi bwawe. Yego. Ibyo ufite bigahomba ubireba. Abantu bakakwambura, ubuzima bukakuyobera, abavandimwe bakakuriganya, ukajya wicara ukibaza bikakuyobera, abavandimwe mwonsi ibere rimwe bakakwima ku minani y'iwanyu n'ibindi, ukajya usanga wisanze mu kebo ka wenyine. Aha hantu no Satani ahera. Icyo ni icyambere. Aha kabiri ni Satani ubwe wabyivugiye, aravuga ngo mbese ugira ngo yakubahira ubusa. Avuga ka kabiri avuye ku mitungo, ahitira ku kindi kintu cya kabiri, ahitira ku bana. Wamuhaye abana. Reka mbabwire abana, babyeyi munkurikiye, uyu munsi mufite abana babananiye, nimumenye ngo iki kigezo cyavuye kuri Satani.
ndaje uyu munsi ndababwira ko umuntu w'Imana abaho. Yego. Iki kigeragezo, iyi ntambara uri kurwana wiza guha Satani urwaho. Ni nayo mpamvu nuyirwana cyane abantu bazajya bakubwira ngo hari umupfumu tuzi bunyanaka. Burya nta kindi. Yego. Satani yaje guhinyuza gukiranuka kwawe. Bike urumva ko gakomeye. Yego. Burya Satani yateze umwana wawe yabaye chronique n'ibiyobyabwenge. Yateze umwana wawe asigaye yarabaye umusambanyi. Yego. Yagutegeye ku mwana usigaye uguhangara agahagara akagutuka. Yagutegeye ku mwana wawe uyu munsi wicara wumva yakugirira nabi waramwonkeje waramubyaye. Yagutegeye ku mwana wawe uyu munsi waguteranije n'umukazana wawe n'abandi, agira ngo arebe ko yahinyuza gukiranuka kwawe. Yego. Wiza kumuha urwaho rero. Satani aza ahantu yagukubitira akagukubitiye ahantu habi. Yego. Avuye ku butunzi yuririye ha kabiri, ageze ku bana. Afite abana. Yabara kukuba uti. Kandi ari ikintu nshaka kubabwira gikomeye. Abantu muri kurwana intambara zo mu bana mwe muranyumva kabiri. Iyi kigeragezo cyaje nanibutsa abantu. Izo ntambara ko zihari hano hanze. Izi ntambara zirahari. Zo ku rubyaro zishingiye ku bana banahari. Yeba nahari. Ntabwo turi kuvuga batabyara. Izi ntambara zirahari. Yego. Iyo zaje ndashaka kubabwira amakuru. Mushobora kuba guca muri urwo rugamba ukageragezwa uri umugore, umugabo atari kugeragezwa ya nawe. Ukageragezwa uri umugabo, umugore atari kugeragezwa nawe. Ikizabikubwira ni iki? Nuko iyo zaje Satani umwe ahita yideklara. Ari deklara pe. Akavuga ati gitumye abana banjye bamera gutya. Ni ubujiji bwa bw'uburoko ruhoramo. Ubu gitumye aba bana banjye bankura umogi, igitumye abana banjye bananirana babindaya ni wowe. Hari n'abahita batingo. Kavuga ati ngewe sinarugumamo anyiciye n'abana. Birahari rwose. None ugasanga ufite agahinda kawe bwite, ufite n'agahinda k'uwo mu bantu kuzengereje. Ariko nimukomere, ntimuze mwe gushaka imbaraga mu bupfumu, ntimuze no kwigomeka ku Mana, kuko Satani yaje guhinyuza gukiranuka. Sesa. Nguru urugamba Satani yajemo. Kandi nashatse kubabwira ijambo rikomeye. Imana yabonye ari we wabicamo ukayikiranukira. Kuko iyi ntambara iri mu kuboko kw'Imana. Yego. Iri mu kuboko kw'Imana. Ibyo gucamo ni wowe bikwiye. Ni wowe bishoboye. Ni wowe Imana yashimye. Ni wowe yarambagije. Yarakurambagije ibona mu gihe gisa nk'icyo ari we wabishobora. Imana itugire neza. Yego. Umva Satani kuntu yimuka. Ntumva ko avuye mu bana abavuyemo. Satani arahagurutse ngo Imana imaze yobu nubwo byagenda gutya atabura gukiranuka. Mu gice cya kabiri nasomye Imana amubwira ati wabibonye ko abana bagiye na ya mitungo ikagenda. Umva impamvu ari mu kuboko kw'Imana. Bibiliya yavuze ngo nubwo wanteye ngo kumuhana muhoya agatsi. Mwabyumvise? Bivuga ngo ni Imana yabyikoreye burya. Nibyo uri gucamo urya n'Imana iri kubyikorera. Nje kuguhumuriza. Nubwo Satani kotse igitutu ukabona yagusatiriye, ariko komera ari mu kuboko kw'Imana. Reka nkubwire amakuru. Burya bike hatari mu kuboko kw'Imana ntabwo yagira umwana wawe indaya gusa. Yego. Burya yanamwica. Hatari mu kuboko kw'Imana ntabwo burya wakora ngo uhombe gusa. Burya yagutereza cyamunara n'ibyo utunze byose. Burya wakwisanga usigaye nawe urara mu mifurege yo mu mihanda. Yego. Burya wakwisanga nawe utagira aho utaha, urara mu kanevu. Ariko ikikwereka ko ari mu kuboko kw'Imana hazamo n'impuhwe z'Imana. Sesa. Haleluya. Imurindira mu ibyo bibi. Nubwo wakennye, nubwo uri gukora nturonke, ariko urarya. Imana yiyeranje uburyo kugaburira. Nubwo byagenze gutyo ntabwo iguteza abantu, irakwambika ugasa neza. Urisiga amavuta akagufata. Yego. Hari mu kuboko kw'Imana ariko. Yego. Kutarimo se nuko byagenda. Hari mu kuboko kw'Imana kuko Satani ni umugome, ni umwambuzi, ni umurimbuzi, yahita arimbura. Yego. Imana tugire neza. Yego. Umva ikindi kintu gikomeye. Ngo undi munsi ngo nabwana b'Imana bagiye gushengera, Satani ngo araza. Imana amuga ngo wabibonye. Umva ko Imana ikwizeye.
kandi nuba imana kuba ikiri kugutaka. Yego. Hari abantu bajyagira ukuntu imana ikababwira ngo mwana wanjye uratsinze ndakuzamuye ishuri ryawe, akarota ngo yakoze graduation, ngo akarota ngo bari gutanga birete ngo yatsinze yabaye uwa mbere. Ibyo bintu bijya bibaho cyane. Umuntu akagira ngo urugamba rwararangije. Oya, imana irakwirasa ahubwo. Ikibaye nuko imana ikwirase biravuze ngo ahubwo ruhinduye isura. Aha. Urumva yo bavuye ku rw'imitungo kuko yabinesheje yagiye yose, avuye ku rw'abana ko abana be bose bapfiriye rimwe n'abagaragu be bapfuye, hasigara umugaragu wo kumubikira gusa. Umva imana isubira kumwirata kandi bwa kabiri kwa Satani. Yego. Iramubwira ati wabibonye ko byagiye agakomeza kunkiranukira, ndetse ko mu isi nta n'uhwanye nawe. Kare nako wakitegereje. Nako wakabonye. Ariko mana. Satani abate se ubundi ugira ngo umuntu umva ko Satani umugome. Ngo umuntu ajya ngo ntiyatanga ibye byose ngo ariko akunde ngo aronke ngo ubugingo. Ngo wakoze se ku mubiri we no ku magufa ye ngo ukareba kuna kwihakana. Ibanga ry'ubugingo nabyo bisobanukiwe. Umuntu yakwemera agatanga ibye byose. Umuntu yarwara akivuza atanze ibye byose. Ayo makuru ndayafite. N'imiryango yamufasha ariko akivuza. Ariko noneho ukora ku mubiri. Ariko imana ni igitangaza. Ndashaka kubwiriza intambara. Ndi kugenda nsobanura etape par etape uburyo Satani aza akwataka. Ngo araza akora ku mubiri. Ngo akoze ku mubiri, reka nkwereke akantu gakomeye. Ngo akore ku mubiri, ngo agere hasi, ngo mu gice cya kabiri hano twasomye ku murongo wa 9, yamaze gukora ku mubiri wa Yobu. Umva ikintu cyita kiba ngo umugore we aramubwira ati mbese n'ubu uracyakomeje gukiranuka kwawe, ihakana Imana wipfire. Umwe cyagiye bagifite amafaranga wa risheri shusho hani sweetheart aramwaje amazi tese bantu mufite ibigeragezo byo mu ngo, kandi mu minsi mwari mufite ingo nziza. Yego. Mu minsi mwari paritse hari imodoka, umugore arakwibwiraga ati sheri, mu minsi mwaryaga neza ibintu byari byiza. Uyu munsi bikaba byahindutse, simwe mfura. Nayo ubu ngibi byamusohoyeho. Imana itugire neza. Ariko aramubwira ngo uzi kumubwira ngo nihakana Imana yipfira icyo byanganaga nacyo. Kwari nko kumubwira ngo aho kugira ngo nkugire umeze gutya, aho kugira ngo nkugire umeze gutya, nakwitwa umupfakazi bikarangira. Urumva ayo mahitamo. Yesu be. Hari abantu ngo bahagurutse ngo bagiye kuva ku Mana, ngo abagore ngo babazengereje, ngo abagabo babazengereje. Mwitonde, ni mwitonde. Yobu yakomeje umva ikintu yamusubije ku murongo w'10, ariko ngo aramusubiza ati uvuze nk'umwe wo mu bagore b'abapfapfa. Umva ukuntu yamusubije. Mbese ye twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose nta cyaha Yobu yacumurishije ururimi rwe. Umva ukuntu Umwuka mwahamirije. Muri ibyo byose umva aho Imana igushaka. Wowe muntu Urugamba Satani yaruhagurukirije ko mwashakanye, ukwiye kurinda ururimi rwawe ko ruhacumurira. Très bien. Urumva urugamba kuntu rukomeye bike. Yego. Nuko intambara Satani ari inyuma yayo. Satani azi strategy, arabizi. We ntabwo uyu munsi aje kugukinisha. Niyo mpamvu akubita hose. Atwaye ubutunzi, agutwaye abana, none aje gutwara no ku mubiri. Ngurwo urugamba turi kurwana, ngize intambara. Umva igikomeye rero. Umugore si uhagurutse bwa mbere. Umugore si we muntu wamukundaga yumvaga ariyo nkoramutima ya hafi. Nguko uko Satani arukereya, iyo rwaje agukuraho ahereye ku nkoramutima. Araza akagufata amashami akayakata. Kabiri, umva iyo winjiye hano hepfo, noneho inshuti ze zaje kumusura. Inshuti za Yobu. Kandi uzitonde
umukire wese agira inshuti nyinshi. Yego. Reka icyo maze gisobanure. N'umunyarwanda yavuze ngo ukize baraza. Yego. Burya umukire wese agira inshuti nyinshi, ariko uzibaza impamvu hano havugwa inshuti enye. Biravuze ngo izi zari zihagarara izindi. Yego. Zari inkoramutima. Yego. Aba nibo baryaga amafaranga menshi ya Yobu. Yego. Aba nabo Yobu yagiriye neza kuruta abandi. Aba nabo Yobu yiyumvagamo, yigishaga inama za buri munsi bicaranaga. Yego. Aba ni abantu bari close cyane kuri Yobu. Aba ni ababitsa amabanga menshi ya Yobu, nabo Yobu n'abikiye amabanga. Yego. Aba nibo ba mbere bahagurutse. Uko n'ukuri. Bahinduka bo kumuvugiraho. Itondera iki kintu. Satani ntabwo ari umuswa yajega guhinyura ubukiranutsi bwawe. Uri kuvuga ngo runaka ngo twaririmbanye, runaka twasangiye. Oya, itonde. Reka nguha amakuru noneho. Runaka wareze. Ukamufata n'akana k'agapfubyi. Yego. Ukamuzana mu rugo. Ukamurera. Abana bawe ugatuma batiga ku bigo bihenze kugira ngo basaranganye ubushobozi, ubigisha ku bigo biciriritse. Niwe nyine ukwiye kuguhinduka none. Yego. Ngenda ndashaka kubwiza abantu ukuri. Burya runaka wafashe ukamubikira amabanga akomeye, mukamera nk'aho ari ibihango mugiranye, niwe nyine ukwiye kuguhinduka mu ntambara Satani yajemo. Runaka mwasangiye akabisi n'agahiye, runaka urwara ukajya kumurwaza, runaka ubyara ukajya kuba ari wowe umubaho kwa muganga. Burya runaka wagiye ugira ibibazo bitandukanye ukamurengera. Runaka wakijije gereza ayigeze ku muryango. Runaka baje gutereza cyamunaka bari wowe umutabara cyamunana ntayigiyemo. Ndashaka kubabwira amakuru. Runaka wa muntu ufite ibintu wakoreye, uyu munsi ujya wicara amarira akabunga mu maso, ukabaza Imana ngo ko Mana niwe wari ukwiye kubinkorera. Uzi impamvu yabikoze? Iriya ni intambara Satani arimo. Burya bimwe yagukoreye ni bike, kuko uburyo akuzi yari akwiye no kuguhitana, ariko kubera ukuboko kw'Imana kubirimo, ibyo yashoboye gukora ni biriya burya. Ibyo yashoboye gukora ni ukukuvuga. Ibyo yashoboye gukora burya ni amarozi yagiye guhagurutsa. Ariko abantu barababaye bikemo. Umuntu wagiriye neza akakwitura inabi, nta kibi wamugiriye, ukicara umutima wanjye ntacyo ndega. Ntacyo ndega, sinariye njyenyine. Ariko urumva ibyo bintu, sinariye njyenyine, sindi igisambo, ntacyo wishinja kuri, ntacyo nishinja. Namurihiye inzu, namugiriye neza, yakoze ubukwe aba ari njye umushyingira. Uzi ko hari umuntu ukorera umuntu uko yamara kumushyingira agahindukira akamwita umurozi. Yego. Urwo rw'amuzika abantu bajya barurwana. Yego. Umuntu agahindukira akakwita umurozi. Yego. Kandi ari wowe wamuguriye amajyambere, ari wowe wamumenyeye byose, yarahagurukiye mu rugo rwawe, warangiza ukitwa ngo wabaye umurozi. Abantu b'Imana, nubona uru rugamba rwahagurutse, ujye ushimira Imana ko Imana ikiri ufitemo gusa ukuboko. Ujye uvuga ati ndagushimira ibintu bibiri ngiye kukwigisha. Icyambere, Imana irufitemo ukuboko, ntabwo Satani yashobora kugira ikintu agutwara. Ibyo yashobora n'ibingana n'ibyo ari kugukorera. Icya kabiri nshaka kubwira, ukwiye kujya ushimiraho Imana nuko Imana ikigufitiye icyizere. Icyo ukwiye kwitondera Satani nuko ari gushaka kureba ko yahinyuza gukiranuka kwawe, uko nyine Imana irata. Yego. Ngiki kintu, ngaya makuru nshaka kuguhereza. Uru rugamba rwaguhagurukiye, rugahagurukira mu bavandimwe mwonsi ibere rimwe, rugahagurukira kuwo wonkeje, rugahagurukira kuri sherishushu. Umwe wakubwiye ngo sherishushu, akaba uyu munsi ari we muri kumwe mu nkiko muri kuregana, akaba uyu munsi ari uri kuguharabika, akaba ari kugucyurira abagabo, yaragusanze uri isugi, yaragusanganye umutima muzima, ariko uyu munsi akaba ari ihangane mama, ihangane papa, komera. Niko rugamba rwa Satani ruteye urwo noneho. Imana tugire neza. Aho ni ahantu hakomeye rero, nakuretse ngo ubanze ubisobanure neza. Dore ko ikiganiro cyacu kitaza no gutinda cyane. Urumva ubuzima bwa Yobu yari ari guca mu bintu Satani
ari gutungiraho Imana urutoki. Yego. Ati nibigenda utya ntibyakunda. Reba ukuntu wamugize, reba ukuntu wamufashe, reba ukuntu wamuhagije ibyiza, afite umugore n'abana aratuje atungana. Ati ngiye ibi bintu bimpaberetse na Yobo, ngiye sinakubaha nyine. Yego. Ariko Imana ikamuha uburenganzira ati genda ubikoreho. Noneho tugiye kureba rero ku rugamba nkuru nguru Satani yahagurukije ku muntu w'Imana, umuntu uri guca mu bibazo nk'ibi biri guturuka kuri Satani. Yego. Noneho yarurwana gute kugira ngo aruneshe? Intsinzi ye ni iyihe? Urakoze cyane. Yego. Reka n'ubundi iki gitabo nagikunze ko aricyo naza kwifashisha cya Yobu. Nakunze ko dushobora kugikuramo imirongo myinshi yadufasha. Reka turebe Yobu 27 umurongo wa 5 no wa 6. Turebe noneho Yobu we yabishoboje iki. Haranditse ngo ntibikabeho yuko nemera ngo muvuze ibitunganye. Ako nshaka ni kano ngiye gusoma cyane. Kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Umva ikintu cya mbere kidushoboza kurunesha. Indahiro iryoshye ni uko dufatiye indahiro tukavuga ngo kugeza ubwo tuzapfa ntabwo tuzikuraho kuba inyangamugayo. Imana ishimwe. Yego. Ntabwo tuzahagarara ibyo byose bibe, ariko turwane ku kintu cyitwa kutikora kuba inyangamugayo. Kuko n'ubundi ntabwo twava ku Mana ngo tubone ahandi hantu tujya. Yego. Turi kuri yo niho honyine hari ubuhungiro n'amahoro. Ntabwo rero dukwiye kwikuraho kuba inyangamugayo. Ngaha hambere. Aha kabiri, gukiranuka kwanjye ndagukomeje ntabwo nzakurekura. Wabyubishe? Ukwiye kuyirwana mu gufata icyemezo cyo kutikuraho ubunyangamugayo, kugira ngo ubwo Satani yayihagurukije adasubira imbere y'Imana kubwira Imana ngo ntiwari wambwiye ko atabikora, ntiyabikoze. Kabiri, n'abantu baguhagurukira batakubona urwaho ukavuga ngo ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Icya kabiri, ukavuga ngo gukomeje sinzakurekura. Gukiranuka ndagukomeje. Ntukwiye kurekura gukiranuka kwawe. Icya gatatu, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo ushinja nkiriho. Ibi ni ibintu bitatu. Ndagereka kandi kantu nyuma, ariko reka maze nkabwira abantu. Yego. Kubaho umutima udafite ikintu gushinja. Yego. Imbere ya wa muntu wagaburiye waguhindutse. Yego. Ukaba mu buzima bw'uko umutima udafite ikintu ugushinja. Bikabura kumva ko kantu. Yego. Ukabaho umutima udafite ikintu ugushinja imbere y'uyu mugabo waguhindutse, akagucyuriraho abandi bagore yaragusezeranije ko atazabikora. Yego. Ukabaho udafite ikintu umutima wawe uniberefo Amen. Ugushinja ukumva uri umwere imbere yabo mwonsi ibere rimwe. Uyu munsi bakwisa umurozi bari kugutserereza mu bantu. Yego. Ukabaho umutima wawe udafite ikintu gushinja imbere y'umuntu witangiye ukamwigomerwa waguhindutse, ukavuga ngo ariko ntacyo umutima wanjye ushinja. Ndumva nera. Ntacyo umutima ushinja. Amen. Ntacyo umutima ushinja. Nubwo abikora ariko umutima wanjye nkomeza kuwurinda mutagira icyo ushinja. Sinzikura. Hari hano harakomeye cyane. Mani tugirire neza. Ntacyo umutima ushinja. Reka umva impamvu ntacyo umutima. Umva impamvu ijambo ry'Imana irebaho nuko we ntiyabura icyo agushinja. Yego. Kuko iyo ucecetse avuga gusuzugura. Iyo uvuga hari batagira amagambo menshi ntimumuzi. Ni ingare. Ni ingare, aravuga, ni talkative kabisa. Aravuga. Iyo umuciyeho ukamusuhuza avuga ko umutera umwako. Yego. Warubizi? Yego. Wamucaho ntuvuga akakwita umupagani uca ku bantu ntabasuhuze. Wamushoboza iki se? Wamushoboza iki? Imana tugire neza. Yagushatse impamvu yazishaka arazibona. Iyo wambaye neza bavuga ko usambana. Yego. Ibyo wambara kubisambanira. Iyo bakubonye bakabona useka bakavuga ko wisekesha ubujajwa. Yego. Iyo wambaye nabi bavuga ko ari inkoni y'Imana. Ntabwo babura ikintu bakuvugaho, ahubwo icyo ukwiye kurwanaho ukwiye kugira umutima utagushinja ikibi ukibaho. Imana tugirire neza.
kuko icyo wakora cyose wowe bo bafite ibyo bavuga, ariko ese wowe n'umutima wawe gushinja iki? Iyo uganira n'umutima wawe imbere y'abantu bari kukuvuga amagambo angana kuriya batari bakwiye kuyakuvuga, umutima wawe gushinja iki? Ukubwira ko nta kimi. Iyo ubonye umugabo mwashakanye cyangwa umugore mwashakanye ari gukora biriya, umutima ugushinja iki? Iyo urebye mu bana byagenze kuriya, umutima ugushinja iki? Mu bavandimwe umutima ugushinja iki? Umuntu kera washakiraga akazi, iyo ubonye rero kwirukanishije ku kazi, umutima ugushinja iki? Ukwiye kuba utagira umutima ugushinja ikibi. Imana itugire neza. Ikindi kintu gikomeye dutanga nk'inama y'ukuntu umukristo yarwana intambara, ni uko umuntu akwiye gushaka Uwiteka, agasenga Imana, akaba imbere y'Imana akiranuka, akagera ku rwego Imana ikwirahira. Haleluya! Wabonye bikemu, yego wabonye jitewe. Erega iyi ntambara bikemu, wibuke ko natangiye mbabwira ko Satani atayishobora kuyikireya hatarimo ukuboko kw'Imana. Rero ku kuboko kw'Imana, uzi impamvu Imana ikorekeramo se? Ni ukugira ngo nucika intege ukagukugweho, aho kugira ngo uze kugwa mu rwobo Satani yacukuye. Umva amakuru rero, iyo ucitse intege jya uza ubibwire Yesu, jya usanga Yesu umubwiye ngo Yesu we none rugeze aho rukomeye, ugwe kuri Yesu, ako kantu gashimangira, ntugwe mu rwobo Satani yacukuye, wigwa mu rwobo Satani yacukuye ngo umere nk'abandi, ahubwo ngwino uko kwa Yesu kuko kuri muri kino kibazo cyawe uzi ukugwemo. Imana ishimwe. Kirakomeye. Niyo mpamvu reka nkavuga aka kantu nako, niyo mpamvu iyo wegereye Yesu, amina, amen, aza akakubwira ngo humura turi kumwe. Ririya jambo rivuga ngo nuca mu mazi ntacyo azagutwara. Ubundi se wagira ngo amazi ntacyo ajya atwara abantu? Impamvu ntacyo azabatwara ni uko mu muriro Saduraka, Meshaki na Abedenego, yego, bawugezemo basangamo ngo harimo undi muntu, yego, uramwibutse? Uwo ni Yesu. Umuntu wa kane. Urumva rwa rugamba rwa Yesu nubwo rushyushye rumeze gutyo, ni Yesu arwicayemo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu ntacyo ruri kugutwara. Nturi wenyine mw'uwo muriro. Satani icyo ari kugukora rero, ari kukotsa igitutu ngo akubwiye ngo Imana we none irihe. Yaba ari hari umugabo wakugenze gutya, ntabwo uzi ko urugo mbere kurwubaka Imana yaravuze ko bizagenda gutya, barakubeshye, abahanuzi ukabikorera, ibiki ukabyikorera, ariko humura, nturi wenyine. Imana dutabare. Nturi wenyine. Imana idutaba. Ndashaka guha amakuru, ndashaka kubwira ngo nturi wenyine. Icyo Satani kugukorera gusa, afite ibintu bitatu agiye kugukorera nureba nabi. Arakwereka ko Imana yagutaye kandi akwiyubagize kuri urugamba n'ubundi ruri mu kuboko kw'Imana. Yego. Icya kabiri, arakwereka ko ukwiye kurwana n'abantu. Sesa. Ariko koko umuntu ashobora no gutekereza impamvu umwana wawe akurwanyije n'umugabo akahita akurwanya ngo unabone ko habayemo ikibazo aho hantu. Sesa. Umuturanyi akakurwanya, hirya no hino abantu bagaruka bakakurwanya. Kandi uzi ko ntacyo umutima ugushinja. Wowe uzi ko ntacyo umutima ugushinja. Yego. Wirwana n'abantu ahubwo isunga Imana. Icya gatatu Satani itagukorera gikomeye, araza kwita kwereka ko ukwiye kuba mu buzima bwawe wenyine, kuko abantu nyine batanye n'ubundi kuguha akato. Yego. Araza kwereka ko ukwiye kuba mu buzima bwawe wenyine. Ngurwo urugamba, nguko uko ruba rumeze, nguko gukomera kwabwo gutuma abantu babura amajyo. Ngaha ikibitera ngiki nta kindi, ni ibi bintu bimvuze. Ikiyongereyeho, reka dufate urundi rugero rugufiya, tutavuga kuri yo wenyine bakajya niyo wenyine waruciyemo. Reka mfate urundi rugero rutoya. Dufate urugero ku muntu wagiye gusenga witwa Hana. Hana yari yifitiye ikigeragezo cyo kutabyara. Yego. Nanahumuriza abantu batarabona urubyaro, muhumure, Imana ipfa kuba yarabivuzeho, Imana izabikora. Bike nanjye Imana yarabampaye abana, yarabampaye urabizi. Maze imyaka 3 rwose Imana irabikora, yabikoze. Nzi n'abandi yabikoreye amaze imyaka 10. Hari n'Imana yabikora ubushize ari mu Gakinjiro amuzi amaze imyaka 25 abyara impanga. Imana irabikora, muhumure, Imana igibikora. Ariko mwitondera ikintu gikomeye. Tekereza Hana wagiye gutinyuka kuza mu rusengero, kugera ubwo arenga hepfo akegera ku ruhimba akaba wajya kuririra. Ntabwo yari umuntu muto mu idini. Yego. Ariko ngo era mubone ahita mubona nk'uwasinze. Umva icyo bivuze. Aho ni mu banyedini,
aho ni muri ba bashumba Yego. bakamufashe bakamuhumuriza. Niyo yaza yasinze si uwo kwirukanwa, Yego. si uwo kugira gute. Hari abantu bakomerekeye mu rusengero Yego. muri runo rugamba. Satani abahuza inzu y'Imana, Satani abereka ko no mu rusengero hatajya habonekamo uburuhukiro. Yego. Ariko nimuze kwa Yesu niho hari uburuhukiro. Yego. Imana itugire neza. Hano ajya babera ikigereranyo cyiza. Ntabwo umuntu uwo ari we wese yakwinjira mu rusengero ngo arenge muri za ntebe zo hepfo ngo agere ku ruhimba ari umuntu w'umukuyakuya mu rusengero. Agombe kuba hari impamvu, hari uburyo muri urwo rusengero yiyaminiyamo. Imana itugire neza. Ninshaka reka mbifungira aho ngiye. Yego. Ni byiza cyane rwose. Ubundi ni byiza gukora ikiganiro nk'iki ngiki ariko tukerekana abantu aho intsinzi yabo iherereye. Nibwo abantu babasha gusobanukirwa. Ariko nyiri aho hantu hari abigisha usanga bigisha ijambo ry'Imana, reka nkibaze ugasanga bataye abantu mu rujijo. Bakaza bohereza ibintu gusa ariko badatanga intsinzi yabo ibyisha inyuma. Biterwa n'iki? Dusoza. Reka icyo nacyo nkivugeho. Icya mbere, kuko mbihereye ko ibiganiro byinshi ukora iyo uri kuvuga ibyago biriho, intambara, ariko urangira utanga na solution. Kuki none hari abigisha usanga bigisha abantu gusa bohereza, twebwe tukaba receveur universel gusa. Reka mbivuge mu buryo butatu. Uburyo bumwe, hari ababikoresha bagira ngo batere abantu ubwoba, abantu bagaruke kubashaka. Icyo nakenda ndategura ko nzakivugaho. Bagatera abantu ubwoba gusa kugira ngo abantu kugira ngo babereke aho bajya gushaka Imana, kugira ngo abantu bazagaruke babashake. Uburyo bwa kabiri, hari n'ababikora batabikoreshejwe n'ikindi ariko batabizi nyine. Reka icyo nacyo tujye tureka gutera abantu gusa amabuye. Nabo batabizi bumva gusa araho gusa bigarukiye. Uburyo bwa gatatu rero ni uburyo bugoye bw'uko n'uburiganya bwa Satani ntaho budakorera. Satani yambika umwambaro w'iby'Imana. Ashobora kuza rwose ari kugira ngo abantu bumve ko ibintu by'Imana biracitse, cyane ko uyu munsi bikemu, ngira ngo urabizi, hari n'abantu bazi ko gukizwa egare gukena. Kuba wakiriye Kristo egare guhomba ibyawe. Niko abantu bamwe na bamwe babizi. Reka mfungira ngo abantu bakumvikanye. Imana igumugisha cyane. Reka n'ubundi tugiye gusoza usengera abantu b'Imana bakurikiye kino kiganiro n'abantu bari mu ntambara, izo ntambara zituruka kuri Satani, kuko twamaze kubereka intsinzi aherereye, tugiye kubasabira imbaraga kugira ngo babashe gukomera ku munsi mubi. Ariko hagati aho hari umuntu ushobora kureba kino kiganiro akifuza kukuvugisha, yakubona gute? Telefone yanjye ni uguteranya 250 782 90 82 30. Kadusengera abantu b'Imana. Kadusenga Imana. Mana data wa twese, mubyeyi mwiza, tugushimiye mushiki wanjye na mwene data bumvisha iki kiganiro, bari bababaye, barahuye n'ibikomere bagakomeretswa n'abantu batandukanye, izi ntambara zarabahagurukiye. Mwami, turabasengeye ngo ubutabazi bw'Imana bubegere, imbaraga zisumba byose zibatabare, zibakize, zibarengere. Kandi guhera uyu munsi ubashoboze kurwanira mu kuri, bashobore kurwana uburyo ushaka bwatuma barengerwa n'Imana. Kandi umuntu wese afata icyemezo avuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikora kuba inyangamugayo, gukiranuka kwanjye ndagukomeje nubwo bimeze gutya, kandi umutima wanjye ntabwo uzigera ushinja ikibi. Mwami, ndasenze mbisabiye umuntu wese kugira ngo abishobore, kuko tutabyishoboza. Mu izina rya Yesu Kristo, reka umugisha wabumva ijambo ry'Imana ubabonekeho kubw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.